Ni Gicumbi News Online TV, twizera ko aho ngaho mumeze neza, aho mugiye muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, turizera ko mumeze neza. Hanyuma nge nkaba nitwa Nsengimana Evariste, akaba ari nge uyu munsi mugiye kubana hano mu kiganiro igicumbi cy'amakuru. Akaba ari ikiganiro twizera ko kandi dukomeza no kubashimira ko mukurikira. Kuri YouTube turiyo kuri YouTube live, Facebook live, twizera ko mukomeza gukora subscribe, share ndetse na like. Ibyo byose mugomba kubikora kugira ngo tujye dukomeza kubana, ndetse kandi tukaba tubashimira n'ubufatanye mukomeje kuduha. Inkunga yanyu irakenewe yo kudushyigikira, muduha subscribe ndetse no kudusharinga, mukaduha na like. Hanyuma rero hagati aho ngaho Bizimana Desire yakomeje kudufasha ku buryo bw'amajwi n'amashusho kugira ngo mubashe kudukurikira neza kuri Facebook live ndetse na YouTube live. Ariko saha gusa no kuri Vidimeta naho tumeze neza cyane. Hagati aho ngaho ni Gicumbi News, ni igicumbi cy'amakuru. Nkuko mubimenyereye, dukunze kugaruka ku nkuru zimwe zigenda zivugwa mu turere tw'amajyaruguru, two muri iki gice cy'intara y'amajyaruguru ni akarere ka Gicumbi, Rulindo, Gakenke, Burera ndetse na Musanze. Inkuru rero zavuzwe muri utu turere aba ari ihame ko tuzigarukaho, tukazisesengura ndetse tukanavuga no kuri bimwe mu byo abayobozi babivugaho. Tugenda tuganira na bamwe mu bayobozi abo muri utu duce aho ibyo bibazo byagiye bibera, ndetse tukababaza n'icyo babivugaho. Hanyuma rero uyu munsi tukaba twanyarukiye mu karere ka Rulindo, aho umugabo yagize gutya agatema umugore we rwose amuziza unuko atishyuye mituweli, amuziza ngo nuko yamwatse mituweli. Aha ngaha rero inkuru itangira ivuga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Kanama 2023, Mudugudu wa Mugomero, akagari ka Murama, mu murenge wa Kisaro, mu karere ka Rulindo, nibwo umugabo witwa Ndabahariye yatemye umugore we witwa Mukarubayiza Regine. Ni ikibazo, bigakekwa ko yamujijije kuba yamwakaga indezo kuko bari baherutse gutandukana. Umwe mu baturage bahaye amakuru Gicumbi News yavuze ko uyu mugabo yishe umugore we ubwo bari bagiye ku biro by'akagari kugira ngo bakemure bimwe mu bibazo bari bafitanye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umunyamakuru wacu rero Niyonizera Mustafa, twizera ko harakomeje kugubwa neza rwose, yumve yuko kabisa Mustafa turagushuje aho uherereye hose. Hari ikiganiro umunyamakuru wacu Niyonizera Mustafa rwose yagiranye n'umwe mu baturage, reka tumaze tucyumve kugira ngo tubanze dusobanukirweho gake, hanyuma dukomeze n'inkuru yacu. Kabisa rwose reka tumanze tumwumveho gato kugira ngo dukomeze inkuru yacu neza. Kuyumva ngo ni umugabo atandukanye n'umugore umwe aba iwabo, noneho baza kugira ngo baze babahuze, bagihurira ku kagari bahita mutema. Byabereye mu kagari? Ni mu kagari ka Murama, mu murenge wa Kisaro. Abo baturage se ubundi hari ubwo wari ubazi, wenda bari babanye gute niba wari ubazi? Oya, ntago nari mbazi, niko mbyumvishe pe, ntago nari mbazi. Uwo mugabo se yishwe nande? Uwo mugore wamwishe nyine yari umugabo we, ariko batabanaga, bari baratandukanye. Ubwo ni umugabo yishe umugore, ni umugore yishe umugabo? Ni umugabo watemye umugore aramwica. Ntacyo kankomeze na kesi yanyu nyikurikirane, ndaje mvugane no kuri RIB. Yego, yikurikirana. Arakoze rero umunyamakuru wacu Niyonizera Mustafa kutugezaho iki kiganiro yagiranye n'umwe mu baturage, akaba uyu yari umuturage bari barimo baganira, wahaye amakuru Gicumbi News. Akaba baraganiye rero akamuha amakuru arambuye kuri iki kibazo
uyu mugabo yari afitanye n'uyu mugore, bikaba byari byo byanatumye havamo kuba uyu mugore yahasiga ubuzima. Amakuru y'Igicumbi News yamenye avuga ko uyu mugore wari usanzwe ushinja umugabo we kutamuha indezo yari yaje kumusaba kwishyura mituweli, hanyuma akazana abana babo, undi arabyanga ngo yari yamureze ku kagari. Mu gihe yari mu nzira avuyeyo, undi aramutega amutemesha umuhoro aramwica. Ikibazo ni ibintu wumva, ari ibintu wumva nawe ubwawe mu mutwe ukumva kabisa birivanze, ari ibintu kabisa nawe ushyira mu nyurabwenge watekereza. Iyo numvishe umuhoro kabisa mpita nsanga nanjye ubwanjye hari ari njye bagiye kuwutemesha, mpita numva ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane. Nyuma yo kumenya iby'iyi nkuru rero, Igicumbi News yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro Uwamahoro Tresifore, nawe yemeza iby'urupfu rw'uyu mugore. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge rero kabisa nawe yemeje iby'urupfu rw'uyu mugore. Hanyuma rero akaba yaravuganye n'umunyamakuru wacu Niyonizera Mustafa, ni umunyamakuru wacu hano kuri Gicumbi News, umunyamakuru dukorana rwose hano kuri Gicumbi News. Baravuganye, hanyuma hari ikiganiro bagiranye. Rero reka tumanze tugishyiremo mu cyumve, hanyuma tugaruke dukomeza n'inkuru yacu uko yakabaye. Ndetse si iyo gusa, hari n'izindi ziri kugenda zivugwa hirya no hino, nazo turajya tugenda tuzinyuramo gahoro gahoro uko turi kumwe. Tubibutsa ko mukomeza kudukurikira kuri Facebook Live ndetse na YouTube Live, ariko by'umwihariko kuri YouTube mugakora subscribe, share ndetse na like, ndetse mukadukurikira no kuri www.igicumbinews.co.rw. aho hose turiyo rwose kabisa, mukomeza kudukurikira nta kibazo. Hari nuko uwo mugabo we yabashe kwica umugore we, aho bari batuye mu kagari ka Murama, umudugudu witwa Mugomero, mu ya Kisaro nyine bisanzwe. Umugabo we bita Ndabahariye, noneho umugore we akitwa Elizabethine. Yamukubise umuhoro agwa hasi, bahuriye ahantu mu muhanda hafi y'akagari aho yaravuye ku gaserivisi umugore. Ubwo byaje kurangira umugore ashizemo umwuka, batabi basanga byarangiye. Umugabo ashaka tukamufata, inzego z'umutekano bazirahageze nyine baramutwara kuri station. Ubwo umurambo wajyanywe ku bitaro hano bifuza ngo bakore autopsy. Urebye amakuru ari nayo ngayo. Wenda reka twifana nk'ubuyobozi bw'umurenge s'amakuru mwabashije kumenya uwo mugabo ubundi yarasanzwe abana n'umugore mu buzima bwa buri munsi. Okay, mu buzima bwa buri munsi cyajyanye n'uko batari babanye neza, bari bamaze iminsi batarana abana mu rugo, ariko mu gihe bari mu bibazo byabo bijyanye n'indezo z'abana, nibwo rero umugabo wafashe icyemezo cyo kumwica. Ubwo amakuru ahari nayo, nubwo nyir'ubwite we nta kintu aratangaza. Hanyuma wenda uwo muryango wari ufitanye abana bangahe? Numva bari abana batatu, niyo amakuru baduhaye. Hanyuma wenda kuri ubu ngubu nk'ubuyobozi bw'umurenge ni ubuhe butumwa mugenera abaturage nyuma y'urwo rupfu rw'uwo mumama, ariko ahanini bikaba byaturutse ku makimbirane? Okay, ubutumwa twatanga ni uko amakimbirane mu ngo arahari hirya no hino, ariko icyo twabwira abaturage ni uko amakimbirane iyo yaboneka, kwihanira cyangwa se gufata ikintu nka kiriya
atari igisubizo dore ko hari n'amategeko ahana ibyaha nka biriya. Buro twabasha kubwira abaturage bari bari aho ko byaba byiza bagiye bagana inzego z'ubuyobozi dore ko ziba zibegereye ziri hafi, noneho ibintu bigakemuka kandi abantu bakabana mu mahoro. Rero twababwiye ko ibintu nka biriya ari amahano, atari ibintu byakwiye mu muco nyarwanda. Yego. kuri ubu ngubu hari amazina se y'uwo mugabo mwabashije kumenya cyangwa se n'amazina y'uwo mugore witabye Imana? Mwakoze ko natangiye mbibabwira, umugore witwa Mukarubayiza Christine, umugabo akitwa Ndabahari. Bwana Telesforo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro, turabashimiye cyane kuba yamuduhaye. Mwakoze cyane namwe kudutega amatwi. Yego.